Nubyuka mu gitondo wumva wacitse intege, wumva wananiwe, wumva ubuzima bwabaye bubi cyane, wumva nta byiringiro by'ubuzima, wumva nta kwizera ugifite, wumva nta mutima mwiza ugifite, ukumva ndetse wacitse intege ntugikomeje urugendo. Hari ibibazo ukwiriye kwibaza, ujye wibaza ngo ubu ndimo ndahima nde? Ko manitse amaboko ndi guhima nde? Ko nsubiye inyuma mpimye nde? Ko ndetse ibyo nakoraga ubundi ninde mpimye? Ko nihebye mpagaritse umutima ninde ndi kugirira nabi? Ese ko numva imbaraga z'umubiri zishize ubundi niki nakora ngo nongere kwigaruramo imbaraga? Ni ibibazo byinshi ukwiriye kwibaza uko ubyutse buri gitondo, cyane iyo wumva urugamba rwakunaniye cyangwa watangiye kumanika amaboko, ujye wibaza urimo guhima. Dufate nk'urugero, urabyutse mu gitondo wumva umurimo w'Imana wakoraga ntabwo ukiwukunze kubera ko wahuriyemo n'intambara nyinshi zitandukanye, barakuvuze, baragusebeje cyangwa se wahuyemo n'ibindi bibazo. Hanyuma rero uwakuvuze nujya kumanika amaboko ujye uvuga ngo mbese ndamuhimye cyangwa mpimye Yesu wampamagaye. Ese urahimana n'umwami cyangwa urahitamo gukomeza urugamba? Nubona ugiye gusohoka mu rugo rwawe kubera intambara nyinshi zitandukanye urimo unyuramo ugenda cyangwa se urimo uhuriramo nazo muri urwo rugo rwawe, ujye ubanza wibaze ngo ubundi ndusohotsemo cyangwa se ndutaye cyangwa se ndushenye mpimye nde? Ese ni abana banjye mpimye, ni umutware wanjye cyangwa se ni umugore wanjye, ubundi mu ndahima ndi? None se ni ugufasha umwanzi wanjye uri kurusenya, ni ukwiyunga nawe cyangwa se nkwiriye kwambara imbaraga zose nkamurwanya, nkamunesha kandi nkamutsinda? Kuko hari aho usanga ari ngombwa yuko wambarira urugamba, hari aho usanga ari ngombwa yuko uhagarara ku cyo ugomba guhagararaho ukarwana urwo rugamba, kuko Umwami Yesu ari hafi yawe ngo akuneshereze. Nubona ugiye guhagarika bizinesi zawe ujye ubanza wibaze ngo ubundi mpimye ndi? Ese kuba mpombye nibyo ndi guhima cyangwa se ni ubuzima bubi umuryango wanjye ugiye kunyuramo kuko ntagikora iyi bizinesi? Ubanza urebe n'impamvu nyinshi zatera kuba iyo bizinesi iri guhagarara, urebe nimba nta mpamvu yatuma uhagarara ukarwana kuri bizinesi yawe, kuko gutsindwa, reka mbabwire, gutsindwa ntabwo ari ububwa ni ukuguma aho watsindiwe. Kugwa ntabwo ari ikibazo ni ukugwaho, ni ukuguma aho waguye. Nubyuka mu gitondo ukabona ibyaha byarakuzonze, wananiwe kubihagarika rwose, ukumva uhisemo kubigendamo noneho ukabisayamo, ujye wibaza ngo ndahima nde? Ndahima Satani uri kubingushamo cyangwa ndahimukira umwami wanjye? Urebe nimba nta mpamvu yatuma uhagarara ukarwana kigabo, ukarwana ku bugingo, kuko Kristo niwe uhari mu buntu bwe arakuneshereza, arakurwanira kandi ugatsinda. Rero nta mpamvu n'imwe. Birashoboka yuko icyo cyaha cyaba cyarakugize imbata ndetse cyaragushyize kure y'umwami wawe, ariko byoroshye bitya. Haguruka mu gitondo uvuge ngo noneho kuri iyi nshuro nambariye urugamba kandi Kristo ndamuzi neza. Mubwira ati Yesu wowe tujyane mu ntambara. Numashaka kureka ubujura, numashaka kureka ubusambanyi, numashaka guhangana n'umudayimoni unteza kwiheba, numashaka guhangana n'umudayimoni unteza kwiganyira, numashaka guhangana n'umudayimoni unteza kumva nakiyahura, numashaka guhangana n'umudayimoni unteza gucika intege mu buzima, numashaka guhangana n'umudayimoni unteza kudasenga no kudasoma ijambo ry'Imana. Kandi Yesu ndakwizera, mu buntu bwawe harimo imbaraga, ko Bibiliya iravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera, murwanye Satani nawe azabahunga. Ibanga riri muri iki cyanditswe ni iriya, ni uko twegera Imana Satani arahunga. Satani ntiyaguhunga wenyine, bisaba kuba uri muri Kristo Yesu, bisaba kuba wegereye Uwiteka Imana. Iryo ni ryo banga ry'urugamba, bisaba kuba wegereye Imana ishobora byose. Rero muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu, reka nongere mbabwire ngo karibu kandi Yesu abishimire. Turabakunda, turabasengera kandi turabingingira Imana kugira ngo umwami Imana abafashe muri urugendo twatangiye. Turi mu ntambara rero, niyo teme turiho, turi mu rugamba rw'Umwuka Wera. Nubyuka mu gitondo, mbere na mbere urugamba uzarwana, reka nkubwire urugamba rukomeye uzarwana. Ujye ubanza usetinga ubwonko bwawe ku bintu bikubwira ibyiza, apana ibikubwira bibi. Ubwonko busa naho bugizwe n'ibice bibiri, kimwe ni igifite imitekerereze mibi, ikindi ni igifite imitekerereze myiza, kandi byose biba biteguye icyo bigaburira. Nimba ubyutse mu gitondo ukavuga ati ndapfuye, ndashize, ndarimbutse, ndarangiye, n'ubundi naratsinzwe,
biratinze, sindi uwo kubaho nkurikije ibi, ndapfuye, ubuzima burahagaze, satani ndi nabi, aranzonze aranzengereje. Ukajya uvuga ati yego satani vayo unyice rwose ndahari, nakwiteguye dore n'amaboko nayamanitse. Icyo gihe umenye ngo abadayimoni bashinzwe kuza kukwangiriza baraza kurira kuri iyo mitekerereze yawe ipfuye, birirwa bagutesha umutwe umunsi wose, bakuzengereze ndetse banakugira inama nziza yo kujya kuri etaje nako umanuke wiyahure, cyangwa banakugira inama nziza yo kureka akazi wakoraga, banakugira inama nziza yo kwanga imiryango. Baba bafite byinshi bakubwira bishingiye kuri iyo mitekerereze yawe ipfuye. Ariko nubyuka mu gitondo ukagabura cya gice gitekereza neza, ukavuga ngo oya ndi umutsinzi, guhera kuri 0 kugera ku ubutsinzi birashoboka. Nubwo ndi kuri 0 ariko nshobora kuhahera nkagera ku butsinzi, kuko muri Kristo Yesu byose birashoboka. Ukabwira ubwonko bwawe ko ukomeye, ukabwira ubwonko bwawe ko uremye uburyo butangaje kandi buteye ubwoba, uri kiremwa gikomeye cyane umwami Yesu ahaye umugisha. Ukabwira ubwonko yuko imigisha yo mu gakiza k'Imana kubwo ubuntu wayihawe. Ukabwira ubwonko yuko nubwo bikomeye ariko ejo bizarangira, ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ukabwira ubwonko yuko ibyo utagomba kubitindaho nubwo satani agabye igitero. Ukabwira ubwonko ko muri Kristo Yesu dutsinda. Ukabwira ubwonko yuko nubwo akazi karangiye ariko biri temporary, ejo bizarangira. Ukabwira ubwonko yuko nubwo uyu munsi washonje ukabwira ati nzasonza ariko sinzasabiriza, ko nta mukiranutsi usabiriza cyo kuzayasonza, ndetse yabura ibyo kurya ariko ntazasabiriza. Imigunzu y'intare ibasha gusonza ariko umukiranutsi w'Imana ntago azicwa n'inzara. Ukabibwira ubwonko ukabwira ati bukene n'ubwa none ariko ejo hanjye ni heza. Hanyuma rero icyo gihe hari imbaraga zindi zidasanzwe zikubwira ati keep going, komeza ujya imbere, urugamba ruzarangira. Ibi ni ukugira ngo ube umusirikare mwiza, ubone amagrade kandi ugere ku mapeti ari hejuru, komeza urugamba. Rero buri gitondo ujya ubyuka ugaburira ubwonko bwawe ibitekerezo biguhindura umuntu ukomeye, biguhindura umuntu udasanzwe, biguhindura umugabo, biguha icyerekezo cy'ubuzima aho gucika intege. Uyu munsi rero turi ku ntego nanone y'urugamba. Impamvu y'urugamba ituma wirinda muri byose. Twihute cyane turebe mu ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba mbere igice ni cya 9 umurongo wa 25, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 25. Havuga icyaravuga ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza gutyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebweho tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Imana nishimwe cyane. Umuntu uri mu irushanwa yirinda muri byose. Impamvu y'urugamba ituma wirinda muri byose. Imana ishimwe ituma wirinda muri byose. Paulo aravuga ngo uyu nguyu yabikorera kugira ngo bamuhe ikamba ryangirika, ariko twebweho tubikorera kugira ngo tubone amakamba atangirika. Iyo ni impamvu ituma twirinda muri byose, dutegereje ikamba ritangirika. Narababwiye ngo hatariho kuzabona umwami we Yesu, hatariho kuzabona ingororano z'ijuru, hatariho ku gihugu cyo mu ijuru, iyi ntambara yacu yabariye ubusa. Uru rugamba turwana rwabarirwa ubusa. Kwirinda kwacu kw'abantu ntacyo kuvuze, ariko dutegerezanyije amatsiko kuzareba umwami wacu Yesu ahagaze ku bicu kandi tuzamubona. Yobu yaravuze ngo amaso yanjye azamureba sayundi, nzamwitegereza, nzamureba ubwanjye. Arangije arahira ngo niyo mpamvu ntazikuraho kuba inyangamugayo. Nubwo byagenda bite, ibyiringiro biracyahari. Igiti cyatemwe cyakongera gushibuka kikamera amababi, kikagira ibibabi by'ibitontome, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko umwami wanjye azantabara, nicyo gituma ntatinya, ntago njya nkorwa n'isoni, kuko Imana izantabara. Ibyo ni ibyiringiro bituma wirinda muri byose. Paulo rero yandika aravuga ngo umuntu arushanwa yirinda muri byose, kandi niko kuri koko. Tekereza utangiye kurushanwa hanyuma abantu bakakurembuza, ati uzi ko wambaye neza, ugahagarara ukabanza ukareba ko wambaye neza, undi akakurembuza. Waje nkaguha ku kintu runaka, nkakugurira ibintu nk'ibyo, ukongera ugahagarara ukabanza ukajya kunywa icyo yakuguriye, undi wagera imbere akakurembuza. Ariko uzi ko nari narakubuze hano ngo ufite amafaranga, ugahagarara ukajya kwakira amafaranga, ntago wawe ikirushanijwe. Niyo mpamvu muri uru rugendo twirinda muri byose. Inzira ijya mu ijuru irafunganye bavandi, ariko iyo igikuzemo ni igihogere, ibintu byose wabigendana namo, ariko ijya mu ijuru irafunganye. Kwinyuramo ntago byoroshye, bisaba kwikuraho amashami yose no kwirinda muri byose, kubera yuko ari inzira ntoya kandi ifunganye, kandi inyurwamo n'abantu bakeya cyane. Umuntu uri mu irushanwa yirinda muri byose. Impamvu y'urugamba ituma wirinda muri byose.
Tuma wirinda muri byose. Kwirinda ni iki? Ni mu buryo bwinshi butandukanye. Hari ukurinda iby'umubiri, hari ukurinda iby'ubugingo, hari ukurinda iby'umwuka, byose ugomba kubirinda. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ndabasengera ngo imibiri yanyu irindwe, umwuka wanyu urindwe, n'ubugingo bwanyu burindwe. Ibyo bintu byose ugomba kubirinda. Iyo uri mu irushanwa uzi ko ukeneye ikamba ry'ubugingo ritangirika. Hari abantu muzagendana wagira ngo barayaretse, wagira ngo barabiretse, bafite abana babo isi yarangije kwica. Ndavuga agakiza isi yarangije kwica. Abagore babiri ngo baragiranye ikibazo gikomeye, ngo umwe aryamira umwana we aramwica, hanyuma abyuka yafashe uw'abandi. Hanyuma bageze kwa Salomo, umugore aravuga ati nimumwice rwose twese tumuhombe. Hari abantu isi yarangije kwica agakiza kabo, bakeneye ko nawe ugahomba. Arakubwira ati reka tujye kwinywera mu kabari. Buriya ni ubwenge buke, ntabwo murakura mu gakiza abana. Vuba twigire mu bisindisha. Ukwiye no kuba uri umukirisitu, ibisindisha si byiza ku buzima bwawe. Ukwiye no kuba warakijijwe, ukwiriye kwirinda, kuko n'umubiri wawe ugomba kurindwa. Iyo babyise ibisindisha bakabyita ibiyobyabwenge, already biba byakenewe kwirindwa kubera ko byangiriza umubiri wawe. Undi akakubwira ati reka twisambanire, n'ubundi Yesu aza yarabirangije. Ukwiye no kuba uri umukirisitu wamenye Kristo, ukwiriye no kwirinda ubwo busambanyi bwawe, kubera ko mu buryo bwa sosiyete birakwangiriza nawe ubwawe, birangiriza amarangamutima yawe. Ubusambanyi ni ikintu gikomeye cyane, tubivanye no mu mwuka. Birangiriza n'ubuzima bwawe, birangiriza n'umuryango wawe ubayemo, birangiriza n'inshuti zawe. Birakugayishije, biragutukishije, bikwambuye icyubahiro, bikwambuye izina. Ni ibintu bibi cyane. Umuntu uri mu marushanwa yirinda muri byose. Impamvu y'urugendo y'urugamba ituma wirinda muri byose, inshuti yanjye, ituma wirinda muri byose. Undi akaza akakubwira ati reka twigire muri, kuko we ntacyo ahomba. Umwana we yarangije gupfa kera, yaramuryamiye, yarapfuye, arimo araguhombya. Bene data, inshuti z'umusaraba, mwirinde nabo mugenda. Nushaka kuba umunyamwuka, ujye ugenda n'abanyamwuka birinda ibyaha. Nushaka kuba umunyamasengesho, ugende n'abanyamasengesho bazi kwirinda icyo bivuze. Nushaka kuba umushumba mwiza, gira inshuti abashumba bazi kwirinda icyo bivuze. Birinda muri byose mu irushanwa. Apana bafatisha abasigaranye izina ry'uko bariho ariko ari intumbi, bagenda bafata hirya no hino, bafata hirya no hino. Abo ntibakiri mu irushanwa. Wisiganwa n'abatagenda, wigendana n'abatasiganwa, kuko igihe cyose uzagira ngo murasiganwa, already waratakaye kera. Uzagira ngo muragenda kandi uhagaze, kubera ko uri kumwe n'abantu batagenda. Nugendana n'abaririmbyi bamaze kuryamira umwana wabo ari w'agakiza, isi yaramumize, uzagira ngo urimo urakorera Imana, kandi already barangije gupfa kera, ntibakiri muri iryo rushanwa. Abantu benshi nibo baravuye mu irushanwa. Ni urugero ntanze, ntabwo ari benshi cyangwa ntabwo ari bose, harimo abakiri mu irushanwa. Gerageza ugendane n'abari mu marushanwa, nibura usiganwe. Nusitara akubwira ati haguruka, turacyari mu rugendo. Nuhura n'intambara akubwira ati byuka, turacyari mu rugendo. Wicika intege, agukomeze. Ariko nuhura na wa wundi amarushanwa yavuyemo kera, uzagira ngo urimo urasiganwa kandi wararangije gupfa kera. Bene data rero, impamvu y'urugamba ituma wirinda muri byose. Ntabwo ari byose. Pawulo yaravuze ngo turabyemererwa, ariko siko byose bitugira umumaro. Turabyemererwa pe. Wakwemererwa kubaho uko ushaka, wakwemererwa gufata ubuzima bwawe ukabwegurira ubusinzi, ukabwegurira ubusambanyi, ukabwegurira ubujura, ukabwegurira ubwicanyi, ukabwegurira kubeshya, kuko mu kintu Imana yaremye gifite amahitamo n'umuntu arimo. Nicyo kintu cyonyine gikomeye umuntu afite, nuko ari ikiremwa cy'amahitamo. Ushobora kubyuka mu gitondo ugahitamo kwangiriza ubugingo bwawe cyangwa kubuhesha agaciro, ariko reka nkubwire ngo nimba ufite impamvu y'urugamba, ntabwo uzajya mu kwiyandarika, ntabwo uzata agaciro, ntabwo uzagenda usambira ibyo ubonye byose nk'isuri, ahubwo ufite impamvu. Urimo urasiganwa ngo usingire ubugingo buhoraho, ngo usingire ikamba ritangirika, ngo usingire icyo Kristo yagufatiye. Ufite impamvu nyinshi rero zituma utajya mu kavu, zituma utiyandarika, zituma utajya mu kajagari k'ibintu. Ufite impamvu zituma wirinda muri byose muri iryo rushanwa ryawe. Komera ugende, komeza ugende. Urugamba ruracyari rurerure. Sinje kukubwira ko rwarangiye, kuko n'ijambo ry'Imana rero bitwemerera, ariko uri muri twebwe aruturi mu bisi. Mbibabwira kenshi cyane ko urugamba tuzarutsinda mu izina rya Kristo Yesu. Ariko menya uko ugenda, menya abo ugendana nabo, menya abo ugira inshuti, menya abo muganira. Niba umuntu adashobora kukubwira impamvu z'urugamba rwe, wikirirwa umugira inshuti yawe ngo umugire umutoni wakadasohoke wawe. Oya, gendana n'abashaka kukubwira impamvu z'urugamba rwabo, gendana n'abashobora guharanira urwo rugamba bakarutsinda. Tekereza rero, ugiye mu ntambara ukajya guhugira mu gusahura, ukajya guhugira mu kwica abantu b'abasivile, ukajya guhugira n'ibindi byinshi navuze, ibyaha byo mu ntambara, nubwo warutsinda, ariko
urukiko ruba rugutegereje. Rero bisaba ngo wirinde muri byose. Nimba uhagurutse ugiye mu ntambara, genda ureba imbere yawe, genda ushyize intego imbere z'icyaguhagurukije, genda ufite impamvu, genda ufite viziyo, genda ufite iyerekwa, hanyuma urwane intambara nziza. Kristo ari muri wowe, azakurwanirira. Wita igihe cyawe rero, genda ukora ibyo umwami Yesu agutumye, wikora ibyo umwanzi wawe ashaka kujyamo. Bana n'Imana kandi ugendane nayo. Ndabasengera rero uyu munsi mugubwe neza kandi muhabwe umugisha, muhaye muronke. N'ubundi ni muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Shalom shalom.